How will I know? Nzabibwirwa n'iki? Indirimbo umuhanzi Lucky Philip Dube yagiye hanze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi. Ushaka kumva iyi ndirimbo mu ijwi ryayo, waca kuri Evode 9373 kuri TikTok ukayumva. Iyi ndirimbo itangira itya: hari umukobwa nkunda cyane, ahora mu bitekerezo byanjye ku manywa na nijoro. Ariko hari abantu bambwira ko uyu mukobwa hari umusore wo mu mujyi bakundana. Ibyo ngibyo bikambabaza cyane. None ubu ndi mu gihirahiro, sinzi icyo nakora, sinzi uburyo namenya nimba koko ankunda. Ndi mu gihirahiro, ni gute namenya koko ko ankunda? Ese anyitayeho? Ese namenya gute ko ankunda? Ndi mu cyeragati, buri gihe ngerageza kumwikura mu bitekerezo byanjye, ariko iyo anyeretse urukundo, iteka n'iteka ahita ankurura. Buri gihe ngerageza kumwikuramo, gusa urukundo ampa rurakomeye, kuko buri gihe twabaga turi kumwe yarambwiraga ati ni njyewe musore wenyine akunda. Byatumye mwimariramo, none ubu ngubu ndi mu gihirahiro. Kubera ko mu minsi ishize abantu bambwiye ko uyu mukobwa asigaye ari mu rukundo n'umusore wo mu mujyi. Ayo makuru yarambabaje cyane, none ubu ndi mu cyeragati. Ese ndakora iki, Mana yanjye? Ese koko anyitayeho, arankunda? Nzamenya gute ko ankunda by'ukuri? Nshaka kubimenya. Nzamenya gute ko ankunda? Kuko mu by'ukuri kuri njyewe niwe wenyine. Ese nzamenya gute ko ankunda? Ese mu by'ukuri koko anyitayeho? Kuko njyewe ndamukeneye iruhande rwanjye. Ese nzamenya gute ko ankunda? Mukunzi, nshaka kubimenya. Ese nzemezwa n'iki ko unkunda? Ayo ni amwe mu magambo ari mu ndirimbo y'umuhanzi Lucky Philip Dube yitwa How Will I Know. Ikaba yaragiye hanze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, wanyandikira muri comment y'iyi ndirimbo. Nibagirwe gukanda like na subscribe. Urakoze, ugira ibihe byiza.